$99.5 BNB FM Umwezi. Alafu kapteni, nilisahau kuambia kitu kimoja. Unajua zile show zote nilikuwa nazifanya kinyama. Bwana. Kinyama. Ndio maana unaona sasa hivi hapa kuna master wengi na hari ikintu nanibagiye kukubwira kapteni. Biriya bitaramo byose nabikoraga nk'igisimba nk'inyamaswa. Hari abahanzi bamwe na bamwe ngenda numva babasitari hirya no hino bihita ibisimba. Ndi igisimba ndi inyamaswa. Ninjye mwe influencer w'ibi bintu. Yewe nabikoraga nk'igisimba. Ureka abo bandi. Umuntu atari ikisimba, umuntu atari inyamaswa ndakurahi ntawagera. Kandi abantu babyumve ko umwe influencer ntabwo ari ibintu bibi, ntabwo ari ibintu bibi, ni ikintu cyiza. Yewe ibintu byanjye nabikoraga neza, nabikorana ku mutima mwiza kandi narakoraga cyane mu buryo burenze. Sio kitu kibaya kabisa, nafikiria kwamba nilikuwa nafanya vitu positive na nilikuwa najituma kwa nguvu zaidi. Mwahisemo neza kumva BNB FM Umwezi, uyu ni umuntu utawubwenge. Uyu munsi abantu bakundaga umuziki w'abahanzi bo muri Afrika mu myaka nka 11 hafi aho ishize bazi indirimbo yitwa Nyota Yako. Iyi ndirimbo ni y'umuhanzi wo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania wise umwibuka cyangwa n'ubu biracyari mu gicuku. Reka ngufashe, yitwa TID. Ko rumwe mu bahanzi bakubiswe ibipfunsi byinshi cyane mu mateka y'abahanzi bo muri Tanzania, ndetse n'umwe mu bahanzi uyu munsi ubuzima bwe buteye impungenge n'amatsiko nyuma y'igihe kirekire avuga gukoresha ibiyobyabwenge. Yitwa Khalid Mohamed. Abantu bamumenye nka TID. Aka kanya uyu niwe tugiye kuganiraho. Nitwa Kasi Epizo mbahaye ikaze. Munyemere tubanze tunyuze amaso mu nyandiko zivuga ku buzima bwe bwihariye n'imbere yuko tuza kureba ku gice cya kabiri kijyanye n'amateka ye mu bijyanye no kuririmba. Hari mu 1981 nibwo yageze ku isi. Ababyeyi be bamwise Khalid Mohamed. Yavukiye mu mujyi mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam. Abantu bamumenye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kuzamura bamuze nka TID. Ni izina yihaye ku giti cye yitiriwe umujyi mukuru wa Tanzania, umujyi yavukiyemo. Aho ta ivuga top, naho i ikavuga in, naho da igahagarara Dar es Salaam, byose bikahita bivamo izina TID. Mu bwana bwe TID yakundaga kuririmba no gusetsa bagenzi be, ariko yagiraga amahane kubera ko yakundaga kurwana n'abandi banakiri muto. Uyu muhanzi atangiye kuba icyamamare. Bimwe mu bintu byamushimishaga harimo kumva indirimbo z'abandi bahanzi ndetse no gusoma ibitabo mu gihe baga yibereye mu rugo. Mu buzima busanzwe sinzi nimba uyu munsi ariko bimeze, ariko yari umuhanzi wakundaga gusenga cyane. Uyu muhanzi wari warigarura imitima ya benshi cyane cyane igitsina gore. Kugeza uyu munsi wa none nta mugore uzwi bigeze babana mu buryo bwemewe n'amategeko. Gusa nubwo bimeze gutya, igihe abandi bahura n'intambara zo kwihakana abana bavuga yuko abana atari ababo, uyu muhanzi we yakunze guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kuba umwana yaravukaga agategura ibirori bitandukanye yishimira ko umwana yavutse, nyamara nyuma bakaza kumuhinyuza bamubwira yuko umwana atari uwe. Ibi nabyo nagashya. Hari mu mwaka 2014 ubwo umugore witwa Shea Mudogo ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubudage utuye muri Tanzania yabyaye umwana w'umukobwa kubera ko yari yarigeze gukundana n'uyu muhanzi. Uyu muhanzi yarishimye cyane, ari nako ashimira uyu mugore Mudogo ko yamubyariye umwana mwiza w'umukobwa, ariko ntabwo yari uwe. Uyu mugore yigeze no gutangaza yuko TID yasaritswe n'ibiyobyabwenge ngo ku buryo adashobora kubyarana nawe. Yanavuze ko TID nubwo yabyara umwana kubera ibiyobyabwenge uburyo byamusaritse ngo ntabwo ashobora kumenya ko yabyaye, ngo niyo yabyara ngo nta bushobozi afite bwo kwita ku mwana yabyaye. Kubera kutishimira ko TID yavuze yuko yabyaranye n'uyu mugore, byatumye uyu mugore afite umwana mujyana kwa muganga gusuzumisha ibizamini bya DNA kugira ngo anyomoze amakuru yo kubyarana n'uyu muhanzi. Igitangazamakuru cyitwa Mupasho cyanditse inkuru mwaka wa 2017 ubwo TID yaganiraga nabo, yabasubije muri aya magambo: ibyo bigira byose nzi neza ko umwana ari uwanjye kandi azahora ari uwanjye ibihe byose. Andi makuru kubijyanye n'urukundo nuko TID yagiye avuga gukundana n'umukobwa wamukoreraga akazi kose ko mu rugo. Ibi byagiye hanze ubwo umukozi we yafataga agafoto ari kumwe n'uyu muhanzi bari kumwe mu ntebe asa nk'umuryamye ku bibero bari mu rugo. Uyu mwana w'umukobwa akagasangiza abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Yanze kuganira n'itangazamakuru, ahubwo ajya kuri ya foto ku rukuta rwa Instagram yandika amagambo agira ati: umukozi wanjye agerageza kumenya niba inzu yanjye isa neza.
aho gukura abantu mu rujijo, ahubwo abantu barushaho kutamenya neza ibyinshi nyuma y'umubano udasanzwe wa TID n'umukozi we wo mu rugo. Ni igice cya mbere kivuga ku mateka y'umuhanzi TID. Birumvikana igice cya kabiri kiraba kivuga ku rugendo rwe muri muzika, muracyumva ku isaha ikurikira. Nitwa Ni igice cya kabiri ku buzima n'amateka y'umuhanzi Khalid Mohamed. Yatangiye kuririmba mu 1994. Atangira yisunga abandi bana bagenzi be. Icyo gihe atangira kuririmba yatangiye muri groupe yitwaga Black Gang Stars hari mu mwaka w'ibihumbi 2002. Icyo gihe ni nabwo kandi yagize amahirwe yo gusinya amasezerano n'inzu yafashaga abahanzi batandukanye yitwaga Power Records. Ubwo yatangiraga gukorana n'inzu yafashaga abahanzi batandukanye, indirimbo ya mbere yakoze yayise Murembo. Iyi ndirimbo yagiye hanze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2002 n'ubundi. Amaze igihe gito cyane aririmba, yahise atangira kubifatanya no gukina filime. Filime yagaragaremo bwa mbere ni filime yitwaga Girlfriend. Iyi filime yasobanuraga ikanagaragaza neza uko Bongo Flava yari ihagaze icyo gihe. Ntabwo ari iyo ndirimbo Murembo gusa TID yakoze, ahubwo yakoze n'izindi ndirimbo abantu benshi cyane bakunze, harimo nka Dada, Zeze ndetse na Siamini. Iyi ngiyi abantu nayo barayikunze mu buryo budasanzwe, utibagiwe yatumye abantu benshi cyane bamumenya, ariyo Nyota Yako. TID watangiye umuziki mu 1994 nkuko nigeze kubikubwira. Ubu afite imizingo y'indirimbo cyangwa se album nyinshi zitandukanye, harimo nka album ye ya mbere yakoze mu mwaka w'ibihumbi 2002 yise Sauti ya Dhahabu. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yakoze Ndayita Burudani, naho 2012 yakoze Ndayita Kiuno Viuno. Yakoze album ayita Jembe. Iyi ngiyi ni abantu bakunze cyane ku kigero cyo hejuru kubera ko yariho n'indirimbo abantu bagiye bakunda, harimo na Nyota Yako. Naho umwaka ushize wa 2019 album aheruka gushyira hanze niyo yise The Vocalist, nubwo abantu batigeze bayimenya. Hakuna abahanzi bo muri no minsi yagira gutya akaza ku rubyiniro ari wenyine cyangwa azanye n'ababyinnyi be, yabazanye n'ababyinnyi be, yabaje wenyine, yamara iminota ingahe ku rubyiniro amaze kuri indirimbo zingahe, ukoma ngo guhumeka bikaba ikibazo, ahumeka. Umuhanzi abasabwa gukora imyitozo. Akimba nyimbo mbili anapumua sana, ile breathing advantage ni mbovu, anatakiwa afanye mazoezi. Umuziki wa Tanzania wamye ufite abahanzi b'impirimbanyi, ntago ari ibyo uyu munsi gusa. Uyu muhanzi TID turi kumva no mu mugongo wacu yakoze ibitaramo bitandukanye byazengurukaga isi, haba mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba, ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. TID nk'umwe mu bahanzi utazibagirana mu mitima y'abaturage ba Tanzania ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange, yagiye agongana n'amategeko kenshi kuva yatangira gukora umuziki kugeza uyu munsi wa none. Uyu muhanzi yagiye afungwa kenshi azira kurwana no gukomeretsa ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Umwaka w'ibihumbi 2008 yakatiwe igihano cyo gufunga umwaka wose muri gereza, ariko nyuma y'amezi 4 aza gufungurwa kubera kwitwara neza imbere y'ubushinjacyaha, ariko urukiko rusaba ko yakomeza gufungishwa ijisho igihe kingana n'imyaka 3 kubera urugomo yagiraga akiri umwana. Nawe yakundaga gukubitwa nk'akana gato. Reka turebe mu mwaka w'ibihumbi 2010. Nubwo yabihakanye nabo bari bari kumwe, umukinnyi wari ukunzwe cyane icyo gihe wakinaga umukino wa basketball hamwe n'abantu bari kumwe bamuhugiye ubwo bari bahuriye mu kabyiniro muri Tanzania, bamuhata ingumi n'imigeri. Reka tuve 2010. Ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize wa 2019 yatawe muri yombi gitaraganye, yakubiswe ibipfunsi byinshi. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru kuvuga kuri iki kibazo, yavuze yuko kuva yatangira umuziki 2002 abantu bagiye bamugirira ishyari kugeza uyu munsi wa none. Gusa hari andi makuru yanyomoje ibi ngibi, yavuze yuko abantu bamukubise ari abo yari yasagariye kubera ko yari yasinze bikabije. Aya makuru akimara kujya hanze, yongeye kuganira n'itangazamakuru, yasubije mu magambo agira ati: Papa wanjye yarambwiye ngo ntuzigene rimwe wemerera umuntu ngo agukubite kugeza upfuye kandi nawe ufite amaboko. Nk'umuhanzi wakoze kandi agakundwa, yagiye atwara ibihembo bitandukanye. Nubwo nta bihembo yagiye avana hanze y'igihugu cya Tanzania, ibihembo byose afite ni ibyo mu gihugu cyamubyaye, mu gihugu cya Tanzania. Mu bihembo afite harimo nk'igihembo yahawe mu mwaka w'ibihumbi 2003 nk'umuhanzi mwiza w'umwaka uririmba injyana R&B muri Tanzania mu bihembo bya Tanzania Music Awards. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yahawe ikindi gihembo nk'umuhanzi mwiza mu bihembo bya Kisima Music Awards. Naho mu mwaka w'ibihumbi 2008 indirimbo Nyota Yako yamuhesheje ikindi gihembo cy'indirimbo ifite video nziza mu bihembo bya Kisima Music Awards. Ntabwo ari ibi gusa, yagiye atwara n'ibindi bihembo. Uyu munsi ushatse guhura nawe atuye mu gihugu cya Tanzania. Ku makuru mashya aheruka,
Amakuru ahari ni uko uyu mugabo akomeje gukoresha ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru, ngo ari nabyo bituma umuziki akora kenshi na kenshi utagera ku bantu nk'uko bikwiye.